Nshuti bakunzi b'Umwete TV tubifurije ikaze kuri iyi channel yanyu mukunda muri benshi cyane. Turabashimira abamaze gukora subscribe kuri iyi channel yanyu mukunda cyane, kandi tunasaba nawe uje ubwa mbere ntugende udakoze subscribe, like, share na comment ku Umwete TV, uraba utanze umusanzu wawe kandi kugira tujye tubagezaho ibiganiro ku munsi isaha ku isaha. Kandi nanone kuba wagenda ukoze subscribe ni ukugira ngo ube mu ba mbere babona ibiganiro tubagezaho buri gihe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe muri studio ni umunyamakuru wanyu Mozo Jean Paul, nk'uko bisanzwe umunyamakuru w'Umwete TV. Sindi jyenyine rero muri studio, ndi kumwe n'undi munyamakuru witwa Kemusoni wisokoje. Nk'uko mubyumva rero uyu munyamakuru yari isokoje. Uyu munsi rero televiziyo yanyu mukunda cyane Umwete TV yabateganira ikiganiro cyitwa Menya Ukuri, aho tugiye kubagezaho ubusobanuro 20 bw'inzozi zose zerekeye imodoka. Turabasaba gukurikirana iki kiganiro kugera ku musozo wacyo, kuko nawe mu buzima bwawe waba warigeze kurota izi nzozi muri buze gukurikirana muri iki kiganiro, cyangwa se hari uwo waba uzi wazirose. Ntimucikwe rero, ni mukanya. Kurota imodoka ni ibintu bisanzwe, niyo waba utarayitunze cyangwa se utayitunze, niyo waba utayigira cyangwa se utarigeze no kugira igare. Gusa ni ibisanzwe ko warota ubona imodoka. Ushobora kurota ubona imodoka mu buryo butandukanye bwinshi, harimo nko kurota ubona wayitwaye, kurota uyibona yigendera, kurota ubona imodoka zigenda ari nyinshi. Kandi ushobora no kurota ubona imodoka yamenetse, ushobora no kurota ubona imodoka ya polisi ariyo tuzi nka pandagare, kandi ushobora no kurota wayiguze, wayigurishije, cyangwa se wayitanze, cyangwa wayibye cyangwa se wanayibwe, ndetse n'ibindi bitandukanye turi bubagezeho muri iki kiganiro. Reka rero dutangire ku mwanya wa mbere. Ese hari abakunzi bacu batubajije ngo ese iyo umuntu arose atwaye imodoka biba bishatse gusobanura iki? Kimusoni, gerageza udusobanurire, se bishatse kuvuga iki? Ngo burya nurota inzozi zitandukanye ntukajye uziburizamo, burya uzajya uziha agaciro, kuko ntabwo ari ibintu bipfuye kuza gutyo gusa. Hano hari kurota utwaye imodoka, bisobanuye ko uzagira iterambere mu bikorwa byawe bya buri munsi, waba ukora ubucuruzi ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose, ujye umenya ko ibyo bikorwa byawe bigiye gutera imbere. Naho se hano ku mwanya wa kabiri bari kuvuga ngo kurota ubona imodoka, ese bisobanuye iki Jean Paul we? Bisobanuye ko uzumva amagambo wari umaze igihe kinini wariteze kumva ariko bikarangira utayumvishe. Bivuze ko nuzaba warose inzozi ukarota ubona imodoka, uzamenye ko hari ikintu kigiye kugera ku iherezo ukagira icyo ubimenyaho. Naho ku mwanya wa gatatu tuhasanga ese kurota ubona imodoka za siporo cyangwa se imodoka ziri mu isiganwa cyangwa se mu marushanwa, byo bishatse gusobanura iki Kimusoni? Hano ngo kubona imodoka ziri mu marushanwa bisobanura ko uba ugomba kwita ku buzima bwawe kuruta mbere uko wabwitagaho. Urugero ni uko ushobora kugira ibintu biguhuza bigatuma ubura umwanya wo gushaka muganga ngo yite ku buzima bwawe. Ubu rero nuzabona warose izi nzozi z'imodoka ziri mu marushanwa, uzajye uhagarika ibyo wari uhugiyemo, wite ku buzima bwawe kuruta uko wari uri kubwitaho. Ese hano ku mwanya wa kane Jean Paul bari kutubwira ngo kurota ubona imodoka yurira imisozi, ese byo byaba bishatse gusobanura iki? Iyo urose ubona imodoka yurira imisozi biba bishatse gusobanura ko ufite ibibazo cyangwa se ibikugonze bishobora kukubuza inzira watangiye, cyangwa se inzira zawe, cyangwa se ibyo uteganya mu buzima bwawe. Urugero, nk'igihe warose ubona imodoka yurira imisozi, uba uzatekereza cyane kandi uzahura n'inzitizi zikubuza gukemura ibibazo bikugonze cyangwa se bikugoye. Ese ku mwanya wa gatanu harabibajije ese kurota ubona imodoka yamenetse byo byaba bishatse kuvuga iki? Ngo burya kurota ubona imodoka yamenetse bishatse gusobanura ko uzagira ibibazo cyangwa uzababara bitewe no kubura amafaranga. Urugero, uba uzatekereza ukagera kure
ku buryo ushobora no kuba watekereza kuva ku kazi wari uriho kubera ko ubona ntacyo kakumariye. Ni ukuvuga ngo n'uzaba ufite akazi amafaranga uzayakoresha ashire neza neza, ubona akazi wari ufite ntacyo kakumariye. Ibi kandi bizatuma niba hari serivisi wari uhuriyeho n'abandi wayibaheraga ubuntu, ugatangira kujya uyibagurisha kugira ngo ukunde ubone amafaranga. Bivuze ngo rero nurota ubona imodoka yamenetse, uzamenye ko ugiye kubura amafaranga, bigatuma utekereza cyane. Ese hano ku mwanya wa 6 ndabona baratubajije bati ese kurota ubona imodoka ya polisi byaba bishatse gusobanura iki? Ahangaha kurota ubona imodoka ya polisi izwi nka pandagare biba bishatse gusobanura ko uzaba mu makuba cyangwa se usabwa imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wivane muri ayo makuba. Ariko nubwo byose bigerageza ariko birangira byose byanze. Birashoboka ko atari wowe amakuba yazaho, ariko akaba yaza ku bantu bo mu muryango wawe. Ushobora kuba ufite inshingano bya hafi, ari nk'umubyeyi wawe, cyangwa se bikaba ku bana bawe, cyangwa se kuri barumuna bawe, cyangwa se ku mugore wawe. Wenda hari ibintu bari gushinjwa kandi wari ukeneye imbaraga zabo, kandi bikarangira niyo baba barenganya bakarangira badatsinze. Ibyo bivuze ko nubwo waba uri mu kurengana cyangwa se umuvandimwe warengana, nurota wabonye imodoka ya polisi, uzamenye ko ibyo bintu bitazoroha kugira ngo uzabisobanure, cyangwa byakunda bizarangira icyaha kiguhamye. Ubwo rero nurota wabonye imodoka za polisi, ugerageza kwihangana ndetse ugerageze no gukemura ibibazo bafitanye n'abantu, ndetse unarinde ndetse unasenge cyane kugira ngo utagira zimwe mu bikugaragaraho ugasanga polisi igutaye muri yombi. Ku mwanya wa 7 rero tuhasanga abatubajije bati ese kurota ugura imodoka byo byaba bisobanura iki? Ngo burya kurota ugura imodoka bishatse gusobanura ko inzozi zawe zizaba impamo, cyangwa ibyo wifuzaga kugeraho nk'uko uzabigeraho nk'uko wabishakaga. Ni ukuvuga ko uzagira uburyo cyangwa ubushobozi bwo kugura icyo washakaga, cyangwa kugera aho washakaga mu mihigo yatambutse. Urugero, bishoboka ko hari umuntu wo mu muryango uzaguha amafaranga, cyangwa ukabona inkunga itunguranye, kandi igihe uzarota undi muntu agura imodoka, bisobanuye ko hashobora kuba hari umuntu ufitiye ishyari kubera ibintu ari kugeraho. Bisaba kwisuzuma kuko uba ubabazwa n'uko abandi bari kubona inyungu. Ni mu gihe hano ku 8 batubaza ngo ese kurota ugurisha imodoka bisobanuye iki? Jean Paul. Mu by'ukuri batubwira ko nuzabona cyangwa se warose mu nzozi zawe ubona ugurisha imodoka, uzahita umenya ko bisobanuye ko uzahura n'imbogamizi ku bijyanye n'ubukungu. Ubwo ni ukuvuga ko uzaba hari igihe uzaba ucuruza, uzaba umenye ko ugiye guhura n'igihombo. Bisobanuye ko kandi uzageza igihe ugakena, ugakubitika kandi wari ufite amafaranga menshi cyane. Bishobora no gutuma ufata inguzanyo muri banki, kandi bishobora no kukugeza kure ku buryo inshuti zawe n'umuryango wawe bifuza ndetse bakaza no kugufasha, ariko ukabona ko nta hantu byakugeza, ukabona ko bidahagije, ugahita ufata ideni rya banki. Kandi kugira ngo urebe ko hari ibyo wakongera ukagarura, ukongera ugakira, ukagaruka buntu. Ikindi kandi ni uko iyo ubonye mugenzi wawe agurisha imodoka, bishatse gusobanura ko mu minsi iri imbere hari abantu bazagukeneraho ibitekerezo bikomeye kugira ngo bibafashe gushyira ubuzima bwabo ku murongo. Birumvikana ko ibi ngibi ni ibintu byiza cyane. Nurota rwose ubona mugenzi wawe agurisha imodoka, uzamenye ko uri uw'agaciro, hari abantu bagukeneye ibitekerezo kandi by'ingenzi by'inyamibwa. Ku mwanya wa 9 rero hari abatubajije
Ati se iyo umuntu yarose atanga imodoka byo byaba bishatse kuvuga iki? Kimusoni, gerageza udusobanurire. Hano kuri uyu mwanya wa 9 ngo kurota utanga imodoka bisobanuye ko uri umunyampuhwe cyane, uba ukunda gutanga impano n'ibindi ibyo ari byo byose ku nshuti zawe, kandi bishobora gusobanura ko ibyo utanga utabyumvikanaho n'umuryango wawe kuko babifata nko gusesagura. Nubirota rero umenye ko hari za mpuhwe zakugarutse mu mutwe. Naho kurota wakira imodoka nk'impano bisobanuye ishyari, bivuze ko uba wumva ibintu byose wabyikubira cyangwa byanakuzaho. Hari naho uba wumva wazana ikintu utitaye ku buryo uri bukibone. Ikindi ni uko ushobora kuba wifitemo amakimbirane n'abandi, ukabona ibyo ubakorera batabikwishyura. Ushobora kurota izi nzozi. Ibi ngibi ushobora kubiterwa n'uko utanga ariko wowe ntibakwishyure. Nese hano ku mubare wa 10 bari kutubaza ngo ese kurota ubona imodoka yibwe cyangwa ari wowe uyiba, byo byaba bishatse gusobanura iki? Jean Paul, wadusobanurira? Umunsi uzaba warose ukabona imodoka yawe yibwe cyangwa se ari wowe uyiba, bishatse kuvuga ko ugomba kuvugurura uburyo waganiriraga ndetse wanaganizaga uwo mwashakanye, ngo haba harimo ikibazo gikomeye kuko biba bitameze neza, biba bimeze nk'aho mutari kumvikana neza, ahubwo bigaragara ko buri wese afite ibintu bye ari gutekereza muri make. Nimuba muri guhuza habe na gato nk'abashakanye, bisaba rero gukosora cyangwa se kongeramo akanyamuneza, ukisubiraho ukaganiriza neza uwo mwashakanye. Abandi rero batwandikiye batubaza ati se kurota utanga ubuhamya ku modoka yibwe bishatse gusobanura iki? Ngo burya kurota utanga ubuhamya ku modoka yibye biba bishatse gusobanura ko ibyo uzashoramo imari byose bizakungukira cyane. Hano ku mwanya wa 12 baratubajije bati ese kurota imodoka yibwa byo byaba bishatse gusobanura iki? Iyo urose imodoka yibwa biba bishatse gusobanura ko ushobora kuba ugiye gutakaza umwe mu bantu bawe wakundaga cyane kurusha abandi. Urugero, umwe mu bana bawe, umugore wawe, umugabo wawe, cyangwa se umwe mu banyamuryango bawe, cyangwa se umwe mu nshuti zawe wakundaga cyane, bikarangira agucitse. Aho ngaho rero numva warose imodoka yibwa, ubona imodoka yibwa, uzamenye ko hari ibintu bigiye kukubaho bitari byiza, bizagusaba nabwo gusenga cyane. Ku mwanya wa 3 rero abakunzi bacu batwandikiye batubaza ati se kurota ubona imodoka ishya byo byaba bisobanuye iki? Burya ngo kurota ubona imodoka ishya bisobanuye ko imigambi cyangwa urugendo wari ufite muri iyo minsi bitazacamo, bizarangira bisubitswe kandi wumva ubishaka cyane ko byaba. Ikindi, ibintu uba warapanze mu gihe kirekire birashoboka ko biba birangiriye aho ngaho. Hano ku mwanya wa 14 bari kutubaza ngo ese kurota ubona imodoka iri mu muriro cyangwa iri gukongoka byo byaba bisobanuye iki? Jean Paul, wabasha kudusobanurira? Ni ukuvuga ngo igihe uzarota ubona imodoka iri mu muriro cyangwa se wagira ngo iri gukongoka, iri gushya, biba bishatse gusobanura ko ibintu byangirika, biba bishatse gusobanura ko ibintu byawe bigiye kwangirika. Umuriro, nurota ubona umuriro uzamenye ko ibintu byawe bishobora kwangirika cyangwa se nawe ukaba ugiye kuba warwara bikomeye cyane bitewe no kuba wabonye imodoka iri mu muriro. Naho ku mwanya wa 15 tuhasanga ho tuhasanga abavandimwe ndetse n'abakunzi bacu batubaza ese iyo umuntu yarose afite imodoka ye ku giti cye byaba bisobanuye iki? Hano bisobanuye ko ari wowe ukwiriye kwifatira imyanzuro. Ku mwanya wa 13 baratubaza ati ese iyo umuntu arose bamutwaye imodoka byo byaba bishatse gusobanura iki? Bisobanuye ko hari ikintu cyangwa umuntu uri kugenzura ubuzima bwawe. Naho ku mwanya wa 17 ho barakubaza bati ese iyo kurota iyo warose ubona imodoka ikora impanuka byo byaba bishatse gusobanura iki?
burya ngo nuzarota imodoka ikora impanuka uzamenye ko ugiye guhura n'inyatsi muri iyo minsi izaza. Bibaye byiza wasubika ubucuruzi wari ugiye gukora kuko biba bitazaguhira. ngo ntabwo biba byoroshye koko. Ese abandi bakunzi nabo batwandikiye batubaza ati ese iyo ubonye noneho iyo urose ubona imodoka ikora impanuka byo ubona impanuka y'imodoka byo byaba bishatse gusobanura iki? Aha ngaha ho ngo iyo urota ubona impanuka y'imodoka biba bisobanuye ko ufite agahinda gakabije n'ihungabana ku mutima. Ese abandi baratubaza bati kubona imodoka nyinshi ziparitse byo byaba bisobanuye iki? Bisobanuye umunaniro. Ngo burya muri make imodoka iyo zihagaze iyo zitwaye ngo biba bisobanura ko ukwiye kuzagenzura ibintu runaka. Ukwiye kwigenzura mu bintu runaka. Naho ku mwanya wa 19 ho abakunzi bacu batwandikiye batubaza bati ese iyo umuntu arose abona imodoka imugonga byo biba bishatse gusobanura iki? Ngo burya nuzabona imodoka ikugonga uzamenye ko iki ari ikimenyetso kikuburira. Bakomeza batubaza ati ku mwanya wa 20 ati ese iyo umuntu arose ari mu modoka akabona imodoka yacitse feri akabura uburyo ki bwo kuyigenzura biba bishatse gusobanura iki? Aho ngaho ngo kubona imodoka yacitse feri biba bisobanuye ko ukwiye kumenya ko hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwawe. Kayo nguko rero bakunzi ba televiziyo Umwete dukunda cyane, twishimira ukuntu mudukurikira. Ndabona hari benshi badukurikiye cyane mu gihe ikiganiro cyategurwaga, kandi ndatekereza ko hari byinshi mwasobanukiwe muri iki kiganiro kandi byabagiriye umumaro. Kuri benshi bajyaga bibaza ibibazo bitandukanye, mwumva ko mwasubizwe ku byerekeye kurota imodoka. Rero nimujye kure, turategura n'ibindi byiza cyane tugomba kubagezaho. Ubundi busobanuro wifuza ko wasobanukirwa butandukanye, mutwandikire hano munsi muri comment, ukore like na share, bisharinge n'abandi. Hanyuma niba waje uyu munsi ntugende rero udakanze akazogera ndetse na subscribe igihe utayikoze. Turashimira rero umunyamakuru Kimusoni, turagushimira Kimusoni. Murakoze cyane Jean Paul. Turashimira ndetse na diregiteri cyangwa se wadufashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi abagereho neza kandi gatanuko. Kandi Nshimiyimana Paul Romeo, nawe turagushimiye. Thank you. Mwabyumviye rero ko televiziyo yanyu nakagaruka. Mwakoze rero kudukurikira. Ciao ciao.